yafashe telefone mu gihe abantu bari batangiye kugwahama abantu batangiye kuvuga rwahama. Yafashe telefone ahamagara Colonel Jackson Rwahama. Yamuhamagaye iminsi 5. Uwo muntu arafite 0785 n'indi mibare. Ahamagara Colonel Rwahama mu gihe kingana n'iminsi 5. Rwahama atamwitaba kuri telefone. Uwo musore cyangwa se umukobwa yenda mutaza kumumenya yaje kwigira inama kuvuga ati reka ntire umushuti wanjye ufite nimero ya 078231. 078231 ni nimero ikoreshwa akenshi ikoreshwa n'inzego z'umutekano. Polisi, LIB, muzasanga abo bantu bafite 078231 cyangwa se inzego z'iperereza. Akenshi iyo namba uretse ko n'abaturage bayigira ariko akenshi iyo namba igirwa n'izo nzego. Iriya namba rero akenshi ni inzego z'umutekano. Aravuga ati ibyo byose neza gukoresha iyi namba iraza kugaragara nka nimero y'umutekano. Nimpamagara Colonel Rwahama nkoresheje nimero aragira ngo yenda niri bimuhamaga cyangwa polisi arahita nyitaba tuvugane. Kazungu azagenda mu rubanza bamukatire burundu. Niba mukatira burundu bivuga ngo abantu bazahita bamwibagirwa kuko niba umuntu afungiye burundu se none muzamumutekereza yiki. Kazungu azagenda kubitema iminsi ngahe bahita bamukuramo bahita bamuriza indege bamugira ati fata amafaranga ya miliyari ujya kuba mu gihugu runaka bamushakire visa bamugira ati genda ube mu gihugu runaka kugira ngo ntagire umuturage uzongera kukubonesha ijisho kuko niba kubonesha ijisho bazakurya n'amenyo. Ntago twasobanura abaturage uburyo ki twakurekuye kandi warakoze skandal ingana kuriye. Twebwe dutekereza ngo umuntu Kazungu ari mageragere kumbi Kazungu yurijwe indege. Kazungu ari kurya amafaranga ye ku mazi ari Dubai. Kazungu ari kurya amafaranga ye ku mazi ari Sydney. Kazungu ari yibereye US. Kazungu yibereye mu bihugu by'Abarabu. Kazungu yibereye ku mazi he sinzi ari kurya ikofi. Bivuga ngo famiye ye uyu munsi iracyari anonymous. Niba famiye iri anonymous bivuga ngo Kazungu nta n'umuntu uzamusura. None Kazungu ubari kurara kuki? Kazungu iriya myenda azayigura iki? Kazungu naza kubaranishwa ku rukiko ko agomba kuzazambaye uniform azayikura he? Amafaranga azayakura kuko byanga bikunda ntabwo Kazungu ari umuntu wabufunze yarikoze ibya bimeze kuriya ngo konte ye bamubwire ngo akomeze accessing. Kazungu nubwo ngo yari amaze kudiringana nyiri inzu byarangiye ariko ku munsi wa 5 Kazungu abanje kujya i Rubavu ajya ku wa 3 ajya gushaka imayibobo. Arazibwira ati harakazi mbafitiye abantu bari bavuye hara muri rehab bafite ibibazo bafite yenda ubukene niki. Arababwira ati muze mbajyane i Kigali mbahakazi. Baremera baraza marimari bahageze ku wa 5 nimugoroba barara kwa Kazungu abasore 2 baharaye mu gitondo ku wa 6 batangira akazi ko gucukura bakomeje kurwana. Bivugwa ko polisi yarashe mu mutwe umwe muri bo. Bivuga ko muri aba basore barashwe nubwo amazina yabo atatangajwe. Abo basore nibo Kazungu yari yazanye bamufashije gucukura icyobo yashyiragamo abantu i Kigali. Kazungu babona ngo afite amanyama cyangwa se amashagaga ariyumva cyane ari mu modoka. Nibwo bavuze bati aba bantu twazanye reka tubasubizeyo tujye kuzana polisi noneho iri special. Barebye nta nubwo polisi expectingaga abantu yasanze ku rukiko. Ibona hari abantu benshi, ibona umuntu bazanye nawe uko ameze baravuga ati ibi bintu ntabwo biri buze kugereka tumusubizeyo tuze kuzana undi muntu cyangwa se tuze kuzana indi timu. Nibwo habayeho gahunda yo kuzajya boruganiza bakavuga ati noneho kugira ngo Kazungu agende iyi no operation ubwayo bagaponga operation bagashyiramo abantu 2 baba special force n'undi umushinze operation. Umwana yaramaze igihe gito yagize mu murwa. Bivuga ko nta gihe na kinini yaramaze aziranye na Kazungu. Bivuga ngo uriya mwana ntabwo yarafitanye connection na Kazungu ku buryo Kazungu amubwira ngo ngwino usure mu rugo. Bishatse kuvuga ngo uriya mwana yiciwe ahandi hantu na Kazungu kuri operation yiwe akamuzana hariya. Ni nazo ziriya modoka mwabonaga, ni nazo ari amapine y'imodoka Kazungu ashobora ko yarakoreshaga azana imirambo y'abari abantu cyangwa se y'abari abantu. Namwe muzarebe uyambaye amapingo muzabona hari ukuntu agira intoki gurya. Niyo bagiye kumukuramo amapingo imbere umucamanza mugatita burukiko hari ukuntu nyine bamukuramo amapingo akagira gurya. Reka nongere mbaye ikaze ku mirongo migari cyangwa se ku rubuga rwanyu KAME TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris KAME.
nubwo hari abantu ngo bambuze hariya hirya kuri za documentaire, ariko nabyo ndaje vuba zambaye ha documentaire ebyiri ku munsi cyangwa se imwe bitewe nuko akazi kagenza, ariko ne ebyiri muzajya mubona ku manwa na nimugoroba rwose. I'm sorry, urumva hari ibintu umuntu aba balansinga kugira ngo arebe ko biri buze gukunda. Uyu munsi nje gukora ikiganiro, ni ikiganiro kiri serious, navuga ngo ni hahandi umuntu avuga ubwino, ashyira ubwino hanze. Niba ufunguye iyi video rwose icara hasi tuganire, cyangwa se wumve ibyo utigeze wumva kuvubayeho mu mateka. Namazina ngarukaho ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri muri 2023, hari ku munsi wa gatandatu, twaburaga umunsi umwe ngo dusoze icyumweru. Umusore witwa Byiringiro Dani wo mu karere ka Rubavu. Mwibuka mu biganiro nakoze nababwiye ko umuntu witwa Kazungu Dennis yigeze agira inzu yakodeshaga mu karere ka Rubavu aho bita Imahoko. Ibyo mubyibuke. Yigeze agira inzu yakodeshaga Imahoko. Ariko mbere yuko yenda ajya muri iyi nkuru, nibagiye kubanza ku updatinga cyangwa se kubabwira ko hari ba the excellencies bashyizwe mu myanya, barimo nyakubahwa General Retired James Kabarebe wagizwe umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Icyakora ntago yenda bizwi niba azakomeza kuba nanone akabifatanya no kuba umujyanama wa perezida mu by'umutekano ndetse na gisirikare. Ariko muri ibyo ngibyo mu mpinduka nyiri cyubahiro yakoze nuko wo bita Clara Akamanzi yakuwe muri RDB. Hari amakomenti nagiye mbona ngo Clara ngo rwose ngo yari yadushyizeho ngo kuryama saa 8. Burase ni Clara wabishyizeho? Ngo gutaha saa 7. Burase ni Clara ko kubura ntago tumurenganya. Ariko nizo mpinduka zabaye, twifuriza rwose abahawe imirimo mishya cyangwa se akazi keza. Ariko nanone nabakuwe mu mirimo nabo hari ubwo bazabashakira ukundi kuntu gahunda zagenda. Ariko nanone ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'ubundi yashyize mu zabukuru abantu harimo abakomiseri muri polisi n'abandi ba polisi bari ku rwego rwo hejuru muri polisi y'u Rwanda. Muri abo ngabo harimo Gasana Emmanuel, ubu ngubu ni na gavana w'intara y'Uburasirazuba, n'abandi bantu bagiye batandukanye. Ni update umuntu abagira ngo abahe kugira ngo ibintu ntabwo tuvuga gusa dosiye za Kazungu, nubwo iyi nkuru ntekereza ko ishobora kuba igiye kuba nyuma kuri Kazungu, kuko irimo amakuru yose ntekereza. Yenda tuzongera kumuvugaho yagiye kuburana, yagiye mu rukiko. Ariko update nizo ngizo, n'izindi ndenda ziba zigiye zitandukanye ziba zigenda zivugwa. Nanabiseguraho rwose, mbiseguraho kuri live twakoze nimugoroba. Hari ahantu amajwi atumvikana, ariko ntabwo nyine mwaturenganye. Urumva ibintu imihini mishya itera amabavu, ni ibintu umuntu ari kugenda agira, ariko ndabizi inshallah bizagenda neza. Namwe ntimukanseke, ubu mwese ibintu mukora mwatangiye kubikora muri perfect, ibintu byose bihita bicamo. Tuvugisha ukuri, mwatangiye ibintu ukora. Niba uri umutekinisiye, niba ari umuntu, ibintu ukora watangiye rwose ibintu ari TikTok. Ntabwo ariko bimeze. So urumva rero habayemo kwibeshya. Nari nashaka kugabanya mu kiganiro, hari aho navuze ngo ngiye kugabanya amajwi ya video, ahubwo ngabanya amajwi ya microphone, sinabimenye. So ivyo rero niryo kosa ryabayemo mu kumva hari ahantu amajwi atari, ariko mbiseguyeho rwose, mbiseguyeho cyane rwose. Muri abantu bakomeye, na umuntu abagomba kubasaba imbabazi, anabashimira rwose ko kuba muduhitamo. So ko hari abandi badakora ubusesenguzi, ariko nanone kuba muduhitamo ni ibintu byo kubashimira, nubwo natwe yenda tugerageza kugira ngo dukore iyo bwabaga tubazanire amakuru. Hari inkuru nababwiye rero, mbabwira ko ninge umuntu wa mbere akoze iyo nkuru. Mbabwira ko kwa Kazungu hari imodoka zahazaga, uriya muryango wafungurwaga.
ejo hari abantu bagiyeyo, hari abantu bazero abeshya ugize gute, ejo hari abantu bagiyeyo bajya gukonfirima babona ndetse urumva ahantu hagenda imodoka ntabwo hayoberwa cyane ko hari ahantu Kazungu yaratuye inzira cyangwa se iriya nzira y'imbere y'inzu ni igitaka. Ntabwo rero ahantu hagenda imodoka ushobora kuhayoberwa. Ntabwo harabagiyeyo, ndaza kubashyira yenda ku video inyuma ga footage mubone bagiye barabikonfirma. Ntabwo nta nubwo dukorana abo bantu bagiye nk'abanyamakuru yenda bagiye ku verify ibyo ngibyo bajya gukonfirma. Rero inkuru nari mbatangiriye nababwiye nti ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri muri 2023 disiye hari kuwa gatandatu polisi hari umusore witwa Byiringiro Dani yarimo yigendera avuye mu kazi, agiye kubona abona haje abasore babiri bashaka kumwaka ibintu yari afite. Baragigira ariko Dani agigira nabo, arwana nabo, ari nako agenda sakuza agira ngo abaturage baze kumutabara. Muri abaturage baje kumutabara harimo ngo Tubana Mbabazi Eric na Gasana Anastaze baje gutabara Byiringiro Dani. None baje gutabara Byiringiro Dani, haje abasore bashaka kumwiba, bahise bashaka kugira gute gucika. Abangaba abayamazina nkubwiye Tubana Mbabazi Eric na Gasana Anastaze bashaka kubafata kugira ngo badacika, kugira ngo inzego z'umutekano zihabasange zibate muri yombi. Babahungu urumva abantu baza kwiba bagira gute, bari bafite icyuma bashaka kugira ngo babitere ibya byuma, babitere aba basore ba Anastaze na Eric. Noneho ubwo babikoraga ni nako inzego urumva nazo zari ziri hafi, polisi iri kuza. Babasore polisi maze kuhagera, babasore nabo bashaka kugira ngo bakomeze barwane. Bakomeje kurwana, bivugwa ko polisi yarashe mu mutwe umwe muri bo. Umwe barashe bivugwa ko ngo imyirondoro yabo ngo itamenyekanye. Ariko nanone mu nkuru n'abavugwa n'abatanga buhamya bakavuga ko ngo abo basore ngo bari bavuye Iwawa, ngo n'ubundi bari bavuye muri rehab. Hahitaza mu bibazo bibiri kuri icyo kintu. Ese abantu bari muri rehab umuntu ajyayo nta myirondoro afite? Ese ntibandikwa nta bandikwa nta kuntu bipangwa muri rehab? Icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri, abo basore urumva mu kwezi kwa kabiri Kazungu yafashwe mu kwezi kwa 9 amezi 7 yarashize. Ndagira ngo tujyane kuri iki kintu mumve ahantu ndi gushaka kuganisha cyangwa se ubwino aho buri. Kazungu yafashe mu kwezi kwa 9 bivuga ko ari afite ideni ry'inzu amezi 7, bivuga ngo yinjiye muri iyi nzu mu kwezi kwa kabiri cyangwa se mu kwezi kwa mbere mu mpera. Kiriya cyo bashyiragamo abantu yagicukuye mu kwezi kwa mbere. Abantu aho ngaho yahaje yaravuye ahantu bita Rubavu Imahoko. Bivuga ko muri aba basore barashwe nubwo amazina yabo atatangajwe, nge wenda yazinanze no kuyavuga kuko na retira yazi, kuko ntabwo avuga ngo umuntu ari muri rehab amazina atazwi, kuko na hantu bandikwa, na hantu bajyana abantu bazi bakabandika amazina bakagira gute, bari babazi. Yenda hari impamvu batatangajwe. Abo basore nibo Kazungu yari yazanye, bamufashije gucukura icyobo yashyiragamo abantu i Kigali. Yabategeye hari kwa 5 n'umugoroba. Kazungu nubwo ngo yari amaze kudiringana nyine inzu byarangiye, ariko ku munsi wa 5 Kazungu abanje kujya i Rubavu, ajya ku wa 3 ajya gushaka imayibobo. Arazibwira ati hari akazi mbafitiye, abantu bari bavuye hara muri rehab bafite ibibazo, bafite yenda ubukene n'iki. Arababwira ati muze mbajyane i Kigali mbaha akazi. Baremera. Baraza marimari, bahageze ku wa 5 n'umugoroba barara kwa Kazungu abasore babiri. Baharaye mu gitondo ku wa 6 batangira akazi ko gucukura. Mu bivugwa ngo Kazungu yacukuye icyobo, Kazungu ntabwo yigeze acukura icyobo. Yatanze pesa baracukura. Impamvu
yafashe bari abantu nuko yarazi ko ari abantu baba mayibobo icyo wabakoresha cyose bakeneye amafaranga bataza kubaza ngo iki cyobo ni iki cyangwa ukeneye bo icyo bapfa abo basore icyo bapfaga ni amafaranga. Bivuga ko yabishyuye buri wese ibihumbi 10 bagakora akazi. Bacukuye kwa gatandatu bacukura ku cyumweru kandi muri iyo minsi bararaga kwa Kazungu. Bukeye ku wa mbere arongera batagira imodoka basubira i Rubavu. Nyuma yaho nibwo baje gukora iskandari. Umwe akaraswa mu mutwe. Nubwo polisi yamurashe mu mutwe, ntabwo polisi yari izi neza ko uyu muntu urumva ko n'ibintu nta n'igitekerezo cyari gihari yenda urumva ibintu byari bisigaje. Nibwo bari bacukuye umwobo Kazungu afashwe mu kwezi kwa 9 nyuma y'amezi 7. Polisi bivuga ngo polisi ntabwo yari izi abo bantu irashe yenda ko hari ikindi kintu bakoze. Baba barashe bo nk'ibirara cyangwa se nk'abajura bashaka kwiba banica. Muri dosiye Kazungu ntabwo yigeze avuga abantu cyangwa se yarabavuze ntibagira ahantu bandikwa. Umunsi Kazungu aza kuburana, muziko imodoka ya RIB yaraje isubirayo. Hari abavuga ko icyo gihe ntabwo nari impari, ntabwo nigeze njya ku rukiko Kazungu yaje kuburana. Mubyumve neza, mu babi bivuga mu bari bahari bivugwa ko mwashobora kuba ngo harabaye ngo Kazungu gusa naho abananiza. Bivuga ko ngo icyo gihe polisi muzana batari bazanye niba nabita aba special force, yenda bavuze ngo bari bamufashe nyine nk'umuntu bakamuzana yenda bavuga ati baraza kumugira gute. Kazungu babona ngo afite amanyama cyangwa se amashagaga, ariyumva cyane ari mu modoka. Nibwo bavuze bati aba bantu twazanye reka tubasubizeyo tujye kuzana polisi noneho iri special. Barebye nta nubwo polisi expectingaga abantu yasanze ku rukiko. Ibona hari abantu benshi, ibona umuntu bazanye nawe uko ameze baravuga ati ibi bintu ntabwo biri buze kugereka tumusubizeyo tuze kuzana undi muntu cyangwa se tuze kuzana indi timu. Nibwo habayeho gahunda yo kuzajya boruganiza bakavuga ati noneho kugira ngo Kazungu agende iyi no operation ubwayo, bagaponga operation bagashyiramo abantu babiri baba special force n'undi umushinzwe operation ari nawe wazaga yicaye imbere mu modoka baga izanye Kazungu. Kazungu inzu yabagamo nta abantu bayinjiyemo, nta kintu cyitwa soundproof cyari kiri muri iyo nzu, ntacyo, nta soundproof yabaga muri iyo nzu. Bivuga ngo umuntu wajyaga muri iyo nzu byanga bikunda bagiye kumwica ntabwo ari umuntu udataka, buri wese yaratakaga. Niba uwo muntu yaratakaga bivuga ngo abantu, kuko Kazungu ntabwo uvuga ngo ntabwo atuye mu mudugudu we. Iyo uri hanze iyo uri hanze y'inzu ya Kazungu, iyi cash power hari ukuntu igenda nka kuri yenda urushinge rwo mu nzu, hari ukuntu cash power idonda cyangwa se turayutuntu mbese hari ukuntu isa n'isona. Uri hanze urayumva. Noneho ni cash power iri mu nzu cyangwa se iri ku muryango wasa. Ni gute umuntu utewe icyuma cyangwa se ugiye kwicwa yari gusakuza abantu ntibamwumve kuko hari inzu zegeranye? Ikindi cyongereye aho hantu, ari ahantu Kazungu atuye, hari abantu bahakorera akazi kabo ka buri munsi. Hari abahinga, hari abaza kuhategera kuri base, hari bazaga kuri base hari kwa Kazungu. Ntabwo abo bantu bose bigeze bumva urusaku rw'umuntu n'umwe. Icyakora bikavugwa ko Kazungu hari umukobwa koko wamucitse akajya mu baturanyi. Hari umukobwa wamucitse akajya mu baturanyi. Kazungu ibyo bintu yarakoze icyo gihe, gucika Kazungu uwo muntu akajya mu baturanyi, icyambere harimo kugerageza cyangwa se gufata ku ngufu. Ubwacyo cyo ni icyaha Kazungu yakaba yarafungiwe already. Ntabwo ibyo bintu wenda byakozwe, ibyo nabivuze muri operation zabanje.
ntabwo ndi bubigarukeho kubereka uburyo ki n'abari abantu yenda harimo ikintu kitagize, ariko ukibaza ngo kubera iki Kazungu atumvikana, abantu bose batakaga batumvugaga hariya, bikavuga ko bishoboka ko Kazungu ashobora kuba ari abantu bose atarabiciriye hariya, ahubwo yabicaga bakabazana kubataba hariya, akabicira nk'ahandi, akaba yari afite indi base yakoreragaho cyangwa se yategeragaho, agakora aferi hariya ahubwo yari navuga ngo yari office. Hari n'abavuga ko Kazungu atabaga muri iriya nzu gusa yari yararekodeshe kugira ngo igire babone iriya force bazajye bashyiramo bariya bantu. Urugero batanze ababyeyi cyangwa se umuryango w'uyu mwana bambabarira yenda ko ngiye kumuvugaho, nyakwigendera Eric bivugwa ko abakoze abagiye bampa amakuru bivuga ko Eric atigeze agera hariya kwa Kazungu, ahubwo Eric ndetse Eric ataranaziranye na Kazungu, byigiye kuri kurya mugira ngo ngwino nsure, abundi se umuhungu abwira undi ngo ngwino nsure gute, umusore abwira undi ngo ngwino nsure, yenda kumva ko ushaka kuvuga ati yenda reka ze nirira kantu, umuhungu kire kuri umutinganye ngo ngwino nsure cyane, none mutari n'inshuti zigiye kurenda ngo ari ibintu mugiye gupanga. Umwana yaramaze igihe gito yageze mu murwa, bivuga ko nta gihe na kinini yaramaze aziranye na Kazungu, bivuga ngo uriya mwana ntabwo yarafitanye connection na Kazungu ku buryo Kazungu amubwira ngo ngwino nsure mu rugo. Bishatse kuvuga ngo uriya mwana yiciwe ahandi hantu na Kazungu kuri operation yiwe akamuzana hariya. Ni nazo ziriya modoka mwabonaga, ni nazo ariya mapine y'imodoka Kazungu ashobora kuba yarakoreshaga azana imirambo y'abari abantu cyangwa se y'abari abantu. Kazungu kubera uko umurebye mu buhamya abantu batanze b'abakobwa, mu buhamya abantu batanze ndetse n'abari bari ku rukiko, namwe muzarebe uyambaye amapingo, muzabona hari ukuntu agira intoki gurya. Niyo bagiye kumukuramo amapingo imbere umucamanza mugatita burukiko, hari ukuntu nyine bamukuramo amapingo akagira gurya. Intoki zacukuye, intoki zahinze zagize gute ntabwo waziyoberwa. Kazungu bigaragara ko ari umuntu wikoreraga akazi ka white collar job, kakazi kiyubashye, adakina n'ibintu by'isuka cyangwa se kuvuga ngo arafatanga iminsi ibiri agiye gucukura imyobo. Kazungu ntabwo ari umuntu wacukuye imyobo, ntabwo ari umuntu rwose Kazungu wacukuye imyobo, reka Kazungu ibyo byo buri wese arabivugana nabisubiyemo. Kazungu afite imbaraga cyangwa se abantu bari mu Rwanda cyangwa se bari hanze bakorana nawe. Hari umunyamakuru, namwita umunyamakuru cyangwa se niba ari sinzi gusa n'umuntu ukora mu bintu by'itangazamakuru, yafashe telefone mu gihe abantu bari batangiye kurwahama abantu batangiye kuvuga rwahama. Yafashe telefone ahamagara Colonel Jackson Rwahama, yamuhamagaye iminsi 5. Uwo muntu arafite 0785 n'indi mibare, ahamagara Colonel Rwahama mu gihe kingana n'iminsi 5. Rwahama atamwitaba kuri telefone. Uwo musore cyangwa se umukobwa yenda mutaza kumumenya gusa akora mu itangazamakuru, yaje kwigira inama kuvuga ati reka ntire umushuti wanjye ufite nimero ya 078231. 078231 ni nimero ikoreshwa akenshi, ikoreshwa n'inzego z'umutekano, polisi, lib. Muzasanga abo bantu bafite 078231 cyangwa se inzego z'iperereza. Akenshi iyo namba uretse ko n'abaturage bayigira, ariko akenshi iyo namba igirwa n'izo nzego. Murebe yenda niba ugira ngo ndakubeshya ndikamo ngo nimero ya polisi, urasanga polisi niyo bakoresha cyane.
iriya namba rero akenshi ni inzego z'umutekano. Aravuga ati ibyo byose neza gukoresha iyi namba iraza kugaragara nka nimero y'umutekano, nimpamagara Colonel Rwahama nkoresheje iyi nimero aragira ngo yenda niri bimuhamaga cyangwa polisi arahita nyitaba tuvugane. Icyakora aferi ye uko abitekereje nako byagenze koko. Yaramagaye Colonel Jackson, Colonel retired Jackson Rwahama aramwitaba. Arangije aramusuhuza aramubwira ati nitwa kanaka ndi umunyamakuru. Icyakora umusaza wabaye mu nzego za leta cyangwa wabaye mu nzego z'igisirikare arubaha. Ntabwo yarayobewe neza ko abanyamakuru cyangwa itangazamakuru ririmo riramushyira mu majwi. Umuntu aramamagara aramubwira ati nitwa umunyamakuru nshaka ko tuvugana ku kibazo iki n'iki cyangwa se kuri dosiye niyi. Ntabwo ahise amukupa. Njyewe ndiwe nari guhita amukupa. Kubera iki? Kuko nabaga nzi neza ngo ibintu agiye kumbaza ni bya bindi abantu bari kuvuga, abantu bari guhwihwisa. Aha, umusaza ati kagira inkuru. Undi ati rero nagiraga sinzi niba mwaduha audience tugakora ikiganiro cyangwa se niba mwagira icyo muvuga ku bintu biri kubavugwaho ko mushobora kuba muri papa wa Kazungu Denis. Ikintu kimwe umusaza yamusubije ijambo regularity. Urumva Colonel baramuhamagaye ati se uri papa Rwahama, yasubije agira ati ngo se mwana wa nawe urabyizera. Arangije aramubwira ngo kupa wa mwana we ni ibintu biri mu rukiko, ntabwo navuga kuri ibi bintu, ariko ngira ngo nababwiye uburyo ki nubwo ngewe nta kuri kwabyo, nta hantu, nta muntu urabyemeza, nta rwego urabyemeza, nta leta irabyemeza, na Colonel Rwahama Jackson ubwe ntabwo aremeza icyo kintu. Avuga ati yenda nari umuntu wo muri batisimu cyangwa se wo nadopse Kazungu Denis, ariko niyo byaba ari byo. Ndahamagara ndabanza kugira ngo ncyaho uwo munyamakuru. Urahamagara Jackson umubaziye, akubwire ngo none se ngo njye wamutumye akubwire iki? Niba yaranamwadopse yamwadopse muri kiriya gihe nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, abana bari benshi bari mu mihanda badafite kirengera, badafite ababyeyi babo bamaze kwicwa n'abantu bari bamaze gukora jenoside, abana barasigaye nta babyeyi bafite. Byabaye ngombwa ko inkotanyi zimaze gucungura abanyarwanda, zimaze kubohoza igihugu no guhagarika jenoside, hari bamwe bagiye kuko baje bafite umutima wa kimuntu, baravuga bati reka tugende dusova aba bana. Niba yaranamwadopse ashobora kuba yaramwadopse icyo gihe, nubwo umwirondoro wa Kazungu ushidikanywa. Hari ibintu bitatu ngewe nibajije. Kazungu ubundi imageragere mu igororo rya Mageragere mujya mubona ko bambara uniforms zitandukanye. Hari abambara umutuku, hari n'abambara iroze. Iroze hari n'amabara atandukanye. Ririya bara abose ririya bara ahubwo ry'abakatiwe n'iryo ry'iroze. None iri ngiri ry'abaje kuburana batarakatirwa usa umuntu yaryitirikira, gusa n'amabara atandukanye. Ariko iriya myenda iragurwa, irishyurwa, iriya uniform irishyurwa. Kazungu bivuga ko afite miliyoni 24 kuri konte iri broke, akaba afite n'amafaranga kuri konte. Bamufashe nta mafaranga afite. Niyo bamufite, niyo yaba yarafite ntabwo ari umuntu wari ukenyere ku bihumbi magana ngahe, kuko u Rwanda aho rugeze abantu babika kuri telefone nta muntu ukigendana bandera amafaranga, bivuga ngo nta mafaranga yari afite mu mufuka. Niba yaranayafite bikavuga ko yabanje gucishwa kuri kasho ya polisi, kasho za polisi tubyemere, iyo ugezeyo nta kintu ufunganwa. Yari amafaranga uyasiga hanze. Kireka wa muntu, hari abantu babajanja bavuga ati reka tuyabike, kuko abavuga ati ningeramo imbere yenda conseil ashaka kuza kumbwira ati renda zana nkanga tugire ukuntu yenda kugira ngo bakuryamishe muri VIP, bakuryamishe mu Kiyovu, hari ukuntu nawe
ukuramo akantu ukavuga ati reka tukuryamishe muri VIP. So ugezemo nk'abantu bagafashe konseye baba barimo nta mabuso ibura pasiteri rero abararana n'umutekano mu Kiyovu na konseye. Rero kugira ngo ujyeyo bisaba ko nawe ugira gutya kugira ngo urumva undi mushyashya ntabwo waza ngo uhite ujya hariya noneho hasi kugira ngo utaza kuryama hasi hariya urumva haba hari hasi no hejuru yenda cyangwa se ahantu abantu babyuka bagira aho mubyuka kare hakaba ari n'urundi ruhande abantu batabyuka yenda ushobora gukomeza uryamye batababwira ngo mubyuka ngo dusase tugire gute. Aho rero kugira ngo ujye muri rwa ruhande bisaba ko wishyura amafaranga. Aba yaranayafite yabarasize aho ngaho muri kasho yabanjemo. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Kazungu ntabwo ari umuntu uzajya muri imageragere ngo aryame hasi, aryame atiyoroshe, abe adafite amasabuni, aba adafite korugate, aba adafite imyenda yo guhindura, aba adafite iki. Kazungu nta muryango we umwirondoro we urashidikanywaho, bivuga ngo famiye ye uyu munsi iracyari anonymous. Niba famiye iri anonymous bivuga ngo Kazungu nta n'umuntu uzamusura. None Kazungu ubari kurara kuki? Kazungu iriya myenda azayigurike? Kazungu naza kubaranishwa ku rukiko ko agomba kuzaza yambaye uniform azayikura he? Amafaranga azayakura kuko byanga bikunda ntabwo Kazungu ari umuntu wabufunze yarakoze ibya bimeze kuriya ngo konte ye bamubwire ngo akomeze accessing. Bivuga ngo hari umuntu uzamuzana ibyo bintu, hari umuntu uzishyura amafaranga. Ntabwo ntekeza ko ari leta izamwishyura amafaranga, hari umuntu uzishyura iyo bill utari famiye ye, kuko niyo yaba uri famiye wowe ari wowe udispose ni muri muna wawe wagiye kumureba cyangwa ni mukuru wawe cyangwa ni musaza wawe wakwifata ukajya Madrid imageragere gusura Kazungu, kuko bivugwa ko niba mwirondoro utaramenyekana hashobora kuba hari na target yuko bazareba umuntu uza kumureba hariya, kuko hari yenda gusura biremewe, yaza kumusura bagahita bamubwira ati wowe witwa nde, bagakurikirana ngo bakamenyera umwirondoro we, bagahita bavuga na Kazungu n'uyu nguyu. Uretse ko nanone umuntu yibaza niba Kazungu umwirondoro warabuzwe, kuko Kazungu bwa mbere yarafashwe arafungwa, afungirwa ku cyaha cyari gikwiye gukatirwa imyaka 7. Imyaka 7. Kazungu ngarutse inyuma gatoya mwumvise ko Kazungu yigeze agafungwa ngo amezi 2 cyangwa se kwezi kumwe sinzi, bitewe nuko ngo hari umukobwa wari wagiye kurega yashagiraje kumufata ku ngufu, ndetse ngo umukobwa asohoka yambaye ubusajya mu baturanyi gutyo. Mu Rwanda ikintu cya rape kiri ku yindi level. Ndabaho urugero rw'umusore n'umunyarwanda yagize gutya, afata telefone ahamagara yari yagiye mu mujyi muri shike, noneho aza guhura n'umukobwa muri shike. Umukobwa ari kumwe n'inshuti ye, just umukobwa umujama huye n'umujama w'umushuti we, ariko noneho umujama ari kumwe n'umukobwa barasuhuzanye baramenyanye. Ahise nawe yabusuza wa mukobwa aramugize gute, aza gukora trick, aca inyuma ayiba nimero ya wa mukobwa muri telefone ya nshuti, atangira kuzajya ahamagara wa mukobwa, aramubeshya utuntu gutyo. Biza kurangira umukobwa yinjiye muri box, umuhungu aramuhamagara atuzaza unsure. Umukobwa araza aramusura. Bageze mu rugo kwa wa musore, urumva umukobwa amusuye bwa mbere, umukobwa yenda icyo gihe we nta nubwo yamwitayeho, araje aramusuye. Ageze mu rugo urumva umukobwa yasaga nk'ari umuntu bahuye bwa mbere, ntibwe ko bahuye icyo gihe kuko umukobwa yenda atamwitayeho, ariko umutipe we kuko yari yo target yari yamwitayeho. Bageze mu rugo, umuhungu yateguye ibiryo n'iki yijajaye nyine. Abahungu bo mu mujyi, reka babwire mwe abakobwa, abahungu bo mu mujyi ugiye kumusura bwa mbere, biriya bintu usanga yateguye
ntabwo biraba ari ibyawe, ntabwo ari ibintu abategura buri munsi. Ushobora gusanga sinzi ibintu yatetse inkoko n'ifi bivanze, ifiriti aho ngaho, mayoneze ugasanga nibwo igifungurwa, akagutegera nuza taxi voiture, ariko uzagiye ubwa kabiri ugasanga yakubye inzu. Buriya y'umujama ari busubwe n'umukobwa mushyashya, n'inzu yashaka kuzikuramo ari gukuba inzu, inzu ibyomba atozaga akabyoza. Icyo gihe inzu agahamagara abantu bamufasha gukora amasuku, nkaho ari perezida ugiye kuza kumusura. Iyo ugezeho bwa mbere rwose aba yakwitayeho, ariko uzasura bwa kabiri bro, nako sister, uzasura bwa kabiri cyangwa ugende mu marane nk'imisi, mbese yaramaze kukumenyera. Uzagiye urebe, urumva niba mbere yagutegeraga voiture bwa kabiri atariko sherishawe, ariko reka nkohereza udufaranga ukoze kuri katapu. Nta nubwo azakukikubwira moto, azavuga ati sheri yicawe ufata katapu, ati cyangwa se ndi hasi be ihangane. Ukazana no ugasanga niba mbere yaraguteguriye ifi n'ifiriti, ugasanga noneho uwo munsi n'ibishyimbo ntabihari. Yari yamwiteguye, umukobwa araza reba ukuntu umujama ameze. Ariko umukobwa nk'umukobwa mu mujyi, hari ibintu abakobwa nanone mugiramo, mujya mukora. Umukobwa yaje ngo gusura umutipe bwa mbere, aravuga ati nimuha arahita mbona nk'indaya. Kandi umujama nabo bari kuvuga ati niteguye umukobwa, nta wundi mwanya nzabona, ashobora kutazongera kwemera kugaruka, reka nanjye ngerageza uburyo ki ama. Ubwo urumva mufite mind zitandukanye. Umwe aravuga ati ntabwo ndi bumuhe kubera ko ari umunsi wa mbere atamfata nk'indaya, niyo umukobwa babishaka. Hakaba n'umunsi wa kabiri n'undi ufite ibitekerezo kuvuga ati ariko aramatu byari byose umukobwa yemeye kuze hano, no sazi ko aje mu cyumba cy'amasengesho, reka nanjye ngigire araza kumba. Niwe usanga hari igihe umuhungu, hari abahungu batekereza gutya, akavuga ati yenda reka force uyu mukobwa, yenda nshyiremo ka force icyo abakoreye kugira ngo yenda ase n'ugigira na wa mukobwa, aba ari kugira ngo umukobwa, niyo umukobwa yaba bishaka, nibaza gukora sexy, umuhungu ataza gufata umukobwa nk'indaya. Umukobwa avuga ati yenda nta force tukabikora, umuhungu araza kumva ko ari uko yashyizeho ingufu, atari uko ngewe nabishakaga. Hari abakobwa batekereza ibyo, akavuga ati ntacyo, biraza gusaba ko ashyiramo utugufu, nashyiramo utugufu nibwo ndi bumuhe, kugira ngo ataza kumfata nk'indaya. Hakaba umuhungu nawe rero uvuga ati ibyo ari byo byose umukobwa, abahungu nabo ako kadiro barakamenye, akavuga ati umukobwa yasako tubanza gusa n'abagigira kugira ngo abyemere. Ariko nanone hari n'umukobwa uza rwose ibintu byose ari umutekano, ari Kigali wishare agahita kwihera, nta kibazo gihari. Icyo gihe rero, icyo gihe umukobwa nta nubwo babaye ngo bajye mu mitsi. Umukobwa yamuhaye rwose, yabonye umuhungu, abona umuhungu ni sawa, abona n'umuhungu bajyana ahantu, abona n'umuhungu uri class. Umukobwa amanika amaguru, amanitse amaguru, umuhungu aramurongora. Amaze kumurongora ngo barangiza agaturu akambere baranaganira. Umukobwa amwe ati nzanira amazi, aragenda arayazana, baraganira, barongera basubira muri match mita ya kabiri. Bakinnye match mita ya kabiri. Icyo gihe ari muri kiriya gihe cyaguma mu rugo, cyo gutaha kare. Hari igihe urumva ko bashyiragaho lockdown, bira bintu byo gutango saa 12, hari igihe bashyizeho saa moya, none icyo gihe gutaha byari saa moya. Umujama yaratuye he? Yaratuye Kagugu. Umukobwa iwaba ari hehe? Ari Kabuga. Umuhungu noneho afite mind yo kugira gute, kugira ngo yenda azeho ubwo kugira umukobwa aze kurara. Bakinnye match. Umukobwa ariko akaba yari afite ubwenge nawe, ko n'umuntu wari ufite n'akazi, akagera avuga ati sheri ndebera habaye yari. Mungaza kumubwira ati habaye sheri, habaye saa 11 n'igice. Umukobwa ati sheri reka ngende. Umuhungu akaba yari afite imodoka, ni wari wagiye kumufata kuri base ahantu yari umukobwa yarari, aramuzana. Munga arangije avuga ati reka sheri reka mutware. Umukobwa ati nta kibazo. Atariko ubwo ko ahantu umuhungu yari atuye guhita ubona moto ntabwo byari byoroshye, aravuga ati reka nkutware byibura nkugeze muri gare ya Kimironko.
cyangwa se nitugira nyine nkugize ahantu ushobora gufata ka moto. Bajya mu modoka, bagiye mu modoka, umukobwa ikintu yamubwiye, yaramubwiye ati rero ndashaka ko umpa amafaranga 50,000. Ati wacu dufite akantu k'akabazo. Ati mama, umuhungu aramubwira ati rero sheri, none ntabwo rero mpagaze fresh, ariko ntugire ikibazo nzayaguha. Umukobwa ati okay. Baragenda bapiga story mu modoka, bapiga story. Ariko umuhungu yibagirwa ko umukobwa yenda ashobora kuba yenda ashobora no gusama cyangwa iki, nta nagakingirizo bari bakoresheje. Umuhungu amugeza nta nubwo amugejeje ngo Kimironko. Yageze mu nzira abona moto, amuga ati aga ku motari, agati mota ntwarira uyu muntu. Aranje umuhungu akora ikosa rimeze gute, aha umumotari amafaranga yishyura umumotari ntiyayaha umukobwa. Umukobwa agenda nta n'igiceri. Umukobwa aragenda, ageze mu rugo, umuhungu aramuhamagara, sheri wagezeyo, urumva n'urukundo rushyashya. Yene umuhungu aravuga ati nzongera nifatira n'akandi gaturu. Ati sheri wagezeyo, uretse ko ari umukobwa mwiza. Umukobwa ati nagezeyo. Haciye akanya, urumva babonanye ariko kwa kabiri, kwa gatatu baravugana, kwa kane kwa kane umukobwa aza guhamagara umuhungu, amuga ati sheri ya mafaranga ndayashaka. Umuhungu ati rero ushatse ndayabona, ati cyakora ushobora gutegereza byibura nko mu mpera z'uku kwezi. Umukobwa ati oya, njye nyashaka ubu. Umuhungu ati sheri ntabwo amafaranga yaboneka. None ikintu umukobwa yakoze ni iki? Urumva umuhungu yanze kumuha amafaranga, yamurongoreye diho, nta n'icumi kagacumi k'ikinini yenda bajya basaba, nta nako yamuhaye. Aha aza kumubwira ati sheri ndashaka ko umunsi umwe ndashaka guhura nawe. Umuhungu aravuga ati sheri ni byiza nyine uzaza mu rugo, ntubizi se? Ati muri weekend wazaza mu rugo. Umukobwa ati oya sheri twahurira, byibura twahurira. Urumva umukobwa atuye Kabuga, umuhungu atuye Kagugu. Umukobwa aramubwira ngo ashaka ko bahurira Igikondo. Jamara avuga ati okay ntari bisheri. Umukobwa amuhana isaha mu saa 8. Isaha ya saa 8 amubwira hari akabari kari hari hepfo ya Merezi ukuntu, aramubwira ati naho tuzahurira. Ya saa 8 umukobwa araje, ahagera mbere, ashobora kuba yarageze na saa 6 cyangwa se ahubwo bigwa ko yanahageze mbere. Umukobwa araje akora iki? Yorganiza ikibuga hariya n'abantu bo muri ribu. Aruga ati hari umuntu wamfashe ku ngufu, nshaka ko mumfatira. Ati yamfashe ku ngufu. Umukobwa akarira. Riba ati mutuzane nyine tumufate. Umuhungu araza, ageze aho ngaho ku kabari, asanga umukobwa ahagaze ku muryango wa kabari. Umuhungu aramuga ati noneho sheri jya mu modoka tuzamukane kure kwiti kuri banke mbikuze udufaranga duke turebe n'ahantu nyine tugarukane. Umukobwa ati oya, ati ntacyo ngiye mfite amafaranga ndi bwishyure. Umuhungu aravuga ati okay. Umuhungu yinjiramo, muri ako kabari hari agaparking ngo kari hepfo, aragenda aparika mu imodoka. Amaze guparika mu imodoka, binjira muri ka kabari. None umukobwa akagenda amwereka ngo sheri ngo rega ngo mwimbere ngo hari ahantu dushobora kwicara. Aragenda ageze mu imbere, basanga hari hateguye ameza iteguyeho intebe ebyiri gusa. Juste umukobwa yarapanze ikibuga mbere. Aha birangije, kandi umukobwa mu myaka umukobwa aruta umusore. Mu myaka umukobwa arutaga umusore, yamurushaga umwaka umwe. Mu myaka umukobwa arutaga umusore. Baricara, umuhungu bagati sheri none se batuzanira iki? Umuntu araza aje kubaseriva. Umukobwa ati ndanywa Sprite cyangwa se orange. Umuhungu ati ndanywa Coca. Bica aho ngaho ariko barimo baganira. Umukobwa none atangira kumubwira ati harya sheri wambwiye ko ngo twamenyaniye, ngo harya ngo nyibutsa ngo nyine ngo nkankundi iki. Nyine atangira kumusubiza mu bintu umuhungu yamubwiye zamani. Mugati sheri ibyo bintu ntabwo twabivuganye. Mu gihe bari kuvuga gutyo, kumba umukobwa yagiraga ngo umuhungu bakomeze muri ibyo batumwanya, ndenda ntanagire ibintu byo kwihuta. Bica aho ngaho mu kantu kakumba bari babajyanye mu ndani, agiye kubona haje umugabo. Icyo gihe ribo ntago bari barayiha uniform. Ahita amusuhuza, arambwira ati kana aturaho. Ndati ndaho. Ati ndi umukozi wa ribu,
amwereka ikarte ati tega amaboko twambika ipingo tugende hari ibyo dushaka kukubaza. Ati ibyo mushaka kumbaza? Ati yego. Noneho umuhungu ntiyatekereza ibyo ari byo, ariko atavuga ati se kuki baba bansanza? Atavuga ati sheri ni wowe wantanze, ni wowe wansetinze. Umukobwa ahita ahinduka, bicaranye, umukobwa ahita ahindura usura ngo nase ngo wamfataga ku ngufu ngo uzi ko ngo ari ibintu ngo bizakugwa amahoro. Umuhungu ati ngufate ku ngufu nge? Ati genda, ati uraje urandongora. Bari mu kabari, umuhungu abagiye imbere, urumva station ya RIB hari imbere ya kara kabari, baragiye binjiyemo. Iyo dossier muri RIB barayizi ndi kuvuga. Noneho binjiramo mu nyine umusore bamujyana nyine hariya muri RIB. Noneho asanga abasore, urumva wa mukobwa nawe yabaje inyuma, ahita yicara mu bantu bameze nk'abaje gutanga ikirego, ariko noneho imbere hari abantu ahubwo bafashwe nyine bambaye amapingu, nawe bamushyira aho ngaho. Mungu yambaye agashati n'agatisi nk'umuntu nyine uri aho ngaho umeze neza. Muri abo bantu bicaye bambaye amapingu nibo batangiye kumubwira ati mani, ati uzi kuri mukobwa yiri wahuriye ukuzanye? Ati yiri wa rwose yari kuvugana n'aba bari bose. Ati ni ukuzanye tu ni wowe kuti kuko yiri yaje kare twamubonaga kuva kare. Mungate ugati ti niyo mpamvu umukobwa yari yasetinze ikibuga cyo kugira ngo ambwire ngo duhurire igikondo kugira ngo ntazigera mbimenye. Cyugadage umuhungu ntabwo se bamufashe bakamujyana kuri station ya Kagugu, kurumva no muri Kagugu bahise bamujyana muri Kagugu. Kumugeza ikagugu, urumva bo yarakicaye aho ngaho kuri station ya RIB ya Gikondo. Noneho mu masango nk'imwe cyangwa iminota ingahe 70 hinjira umuntu avuze kuvuga ngo nje kuri umuntu wa Kagugu. Asambwa ngo nguriye ngo shangwino, bahita bamwinjiza mu modoka. Noneho RIB ibifite shoferi, ariko ifite n'umuntu nyine uje, urumva shoferi aba ari umushoferi, hari n'umuntu w'umugenza cyaho uje kugufata. Noneho umujama banogiye bamwinjiza mu modoka, abari kugana na shoferi gusa, ariko noneho umugenza cyawe ajya kureba telefone ze bamwatse n'iki kugira ngo nyine nandike ngo umuntu ndamutwaye. None ari mu modoka ahita avuga ati ngewe nafungishwe n'umuntu ngo namufashe ku ngufu, ariko n'umuntu mukuru ariko ubwira umushoferi wa RIB. Umushoferi wa RIB aravuga ati rero niba nose ni umukobwa agize umuruta, genda ntacyo muze uzaruburana niba nta bimenyetso bihari, niba kutaramufashe ku ngufu. Ariko niba aramufashe ku ngufu bro ni irindwe. Umuhungu aragenda ngo mugeze kuri station ya Kagugu, asanze umumama imodoka yaraje ya RIB, urumva niyo yagiyemo, ariko ageze muri station, agiye kwinjira muri station nyine ya Kagugu, yinjira amasanga wa mukobwa yagezemo. Asanze wa mukobwa yagezemo, umukobwa atangira kurira, ararira ngo ndamubonye ndahamuka, ngo murebye ngo numva ngo ngiye nko guhamuka, ngo yamfashe ku Mungu. Arareba ahubwo agira ngo se ni filimi bari gukina, yumva arumiwe. Ati umukobwa ari gukina filimi niki? Umuhungu ahita yibuka ko ari inoti ya gutya atigezaho umukobwa. Kumba umukobwa, niba abakobwa bakora ibi navuga ngo ni na sex deal, akaza ukamurongora uzi ngo ni iby'ubuntu, mbese n'abantu bakuru buraya mu yandi magambo, ariko batajya ku muhanda. Nuko ngo nukuzuka murongora, wamara kumurongora akagusaba amafaranga utayamuha, agakora ubundi buryo ki uri buyamuha. Uwo muhungu atavuga ati sheri ko dukundana, sheri wanjye wambabariye kuko waretse kumfungisha, wambabariye ko. Umukobwa ati oya uri umugome, warunyije, wamfatiye icyuma, wagize gute? Ngati cyore. Noneho umumama wafashe wari ufite dossier y'uwo mujama, aravuga ati shakuriza, tekereza kuriza umwana. Urumva yarebye umukobwa aravuga ati ntabwo umuntu yakwiriza KAME. Ati sha uri umugome koko, waramufashe umufatiro n'icyuma. Umuhungu ati ngiyewe batamubwira ati timuko, ati basigenda, ati genda uje kuruhuka, ati amugira impuhwe, ati no kuri yenda marira, ati ikigihungu turaza kukigira, ati ngaho taha. Umukobwa arataha. Muri RIB ubwo nyine bamukoresha birabyo kumubaza, mubaze byahora byemera, ati oya urabivuga hiki, umuhungu arabisobanura. None umukobwa mu kirego yari yatanze, yaravuze ko umuhungu ngo amufateho icyuma,
nkamubwira ati ngewe yabanje ngo kumuciraho intuze ngo hikariso oya yavuze ko ahubwo ngo amufatiyeho icyuma gusa ngakamurongora ngo noneho ngo nubwo buryo cyamufashemo ku ngufu n'umuhungu arasobanura avuga ati ngewe ahantu ntuye inzu mbamo ifite izindi byegeranye ntabwo umuntu none hari mu masaha nimugoroba abantu bose batashye urumva yari no muri icyo gihe cy'ama lockdown n'iki bya buri kanya nta abantu bari bahari ntabwo umukobwa ari gusakuza ngo abantu babure kumva. Icya kabiri uwo mukobwa ntabwo twari kuba twarwanye niyerekane by'iburi kanzu cyangwa iki naciye cyangwa si kariso. Icya gatatu ni gute umuntu none ko umaze kumufata ku ngufu ko atanagumye mu nzu yanjye ko namuherekeje nkanamutwara mu modoka yanjye byibura yenda mu nzu dana arimo afatiyeho icyuma tugeze hanze se kuki atahise avuza induru avuga ati umuntu yaranye kuko mu rupangu nabagamo mu bantu nta muntu wavuga ko nicyo kintu yacyumvise. Icya gatatu umuntu ariko bamaze kumufata ku ngufu amaje kumfatiraho icyuma nkamushyira mu modoka yanjye nkamubwira ngo tugende. Icya kane twakomeje kuvugana ngizi message twakomeje kuvugana sheri mugenzi aravuga ati ngewe rero ntabwo nakorekura nkurekuye imyaka 7 nazisanga ahantu habi. Ati rero ikintu ndibuze gukora ndakujyana mu bushinjacyaha nibwo bushobora kugira gute bushobora kukurekura atariko nkugira inama wakora ibintu bibiri. Urumva muri ribu bagira none ikintu cyo kuvuga ngo hari ukuntu abantu biyunga buriya y'umuntu mufitanye ikibazo akaza mukiyunga mukamusaba imbabazi hari uburyo ribu nayo ivuga ati reka dushyiremo imiyaga yenda tutanajyana ibintu byinshi mu rukiko bagashyiramo imiyaga gutyo. Umukobwa bamutumyeho umuhungu aramubwira ati byabasi mu mutumeho nge mu 500. Umukobwa aranga ngo arashaka miliyoni. Umuhungu ati nanjye miliyoni ntabwo nayiguha ndayishyura umwavoka. Umumama yigira inama urumva n'abantu baba bafunganye bamugira inama ati we shaka umwavoka man aragenda arubyimbe ashatse umwavoka bamuhungu baramujyanye muri pariki mu bushinjacyaha ageze mu bushinjacyaha umwavoka rero araza n'ingingo z'amategeko ati umukobwa ni indaya ati umuntu nta kimenyetso cyerekana ko yafashwe ku ngufu uyu muntu nta muntu bigaragaza ko yatatse ngo bumve uyu muntu batanga nyine intuzi ingingo zumvikana. Umushinjacyaha arebye aravuga ati babana ni indaya koko arangije areka umusore aritahira. Ariko yo haba hari ikimenyetso yari imyaka 7 uwo muhungu nta nubwo yagiye kuri pariki mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru yagiye kuri pariki Rusororo mu rukiko rwisumbuye rukati imyaka 5 kuzamura. Kacyiru n'urukiko rw'ibanze cyangwa se narwo rwa Kicukiro n'urukiko rw'ibanze rubanisha ibyaha biri hagati y'imyaka 2 kugira gute. Ariko umuhungu icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ni icyaha cy'imyaka 7 niyo mpamvu yagiye kuburanira Rusororo. Noneho uwo muntu yageze aho ngaho umukobwa ari ibintu biri aho ngaho bibona ko ari ibintu byo guforosifia byo kugira gute byo guterateranya agera aho ngaho. None urambira ngo Kazungu ngo rufite ibimenyetso afite abatangabuhamya afite ibintu bigaragara yaciye imyenda y'umuntu ni gute wavuga ngo Kazungu nta n'imyaka 2 akagenda agafungura amezi 2 birumvikana ko n'amezi 2 nta muntu ndumva bakati amezi 2 birumvikana ko n'amezi 2 yamaze kuri kasho ya ribu cyangwa se ya polisi. Aho ngaho n'umuntu agera agatinya kavuga ati umuntu ashaka ko yari afite izindi mbaraga zimuri inyuma zimuhagarare vuga ati nubwo umuntu atavuga ngo nizihe. Hari abantu bari kuvuga kuri izi nkuru za Kazungu ugasanga ngo ari ngo abapolisi ngo arabagize gute sometimes hari n'abantu bari kunkotinga bakavuga ibintu ntavuze. Mu nkuru zose navuze mu busesenguzi bwanjye bwose navuze nta rwego rwa leta nigeze mvuga no mu nkuru nigeze mvuga mu ijambo libo navugaga mu buryo bwo gutanga amakuru. Navuga nti libo itanga amakuru mu buryo bufatika rwose. Dr Murangira aduha amakuru afatika kandi buri kanya ariko yenda mufatanya cyaha bashaka kuba batari gutanga bitewe nuko yenda hari uburyo bari kuyakurikiranamo. Nicyo kintu navuze kuri libo. Ntabwo nigeze mu nkuru zanjye zose navuze ntabwo nigeze mvuga mu imodoka ya leta. Navuze imodoka kuko imodoka ya double cabine n'umuntu ntabwo abantu basanzwe ntibazigira n'amavigo barayatunga nkaso imodoka zisanzwe zo kuvuga ngo ni double cabine n'izo ahubwo abatwara imizigo cyangwa se abantu ni ibintu bisanzwe. Ariko bivuga ngo Kazungu afite ukundi kuntu dosiye ye iri kugenda.
rero bigeze kuvuga ngo mu rukiko ese Kazungu kuyemera ibyaha, Kazungu ko bigaragara ko nyine nta bantu bafatikanije nawe, Kazungu hari ikintu kimwe natekereje ndavuga ngo uyu munsi His Excellency yatangaje ko aziyamamaza, yenda n'abanyarwanda twari kubimusaba yenda yatabivuga, ariko biragira mu makuru mfite nuko perezida ibintu byarari bizatangira bya bintu nyine byo kujya kwamamaza umukandida mbese igihe cyo kwiyamamaza nikigera ntago kizagera hari umuturage ugikreminga kafitanye ikibazo n'umuntu w'umushoramari kuri abaza ngo wowe bakabakoresha bakabambura ibyo. Ntekereza ko bari gufungwa abenshi. Abaturage uyu munsi bari kujya ku karubanda bakavuga ngo dukenera iperereza ryigenga. Ibintu byari biherutse kuvuga ku rupfu rwa Kizito Mihigo, uretse ko yenda atari n'abanyarwanda babivugaga, byavugaga ngo n'imiryango mpuzamahanga ivuga ngo bakeneye iperereza ryigenga. Mu Rwanda nta perezida ryigenga rihaba, ariko mu bindi bihugu yenda amaperezida yigenga baho umuntu akaba afite chambre yo kuvuga ngo akafite timu yivuga ngo ikora iperereza, nka kuri habaho abavoka n'iki, umuntu akaba afite abantu bakuri iperereza ryigenga. Mu Rwanda yenda ntaribaho, ariko uyu munsi abantu bero bagavuga ngo turashaka iperereza ryigenga, bivuga ngo abantu bose n'ababiciwe bari kubafisha bakavuga ngo Kazungu ntabwo akora wenyine, bakareba body language ya Kazungu bakabona hari ikintu ivuga. Abantu bakibaza ngo ese His Excellency ko yenda hari ubwo aje avuga yenda akavuga ati kuri ibi bintu mwumvise ko yavuze ku bintu bya Prince Kid, muri buka Prince Kid nawe ibi dossier isakuza. His Excellency yavuze ati numvise ari umwana w'umusore ese ibintu bya Kazungu His Excellency ashobora kuba yenda hari ibintu ashobora kuzabivugaho, yenda ni ibintu twibaza abantu, uretse ko yenda nta nubwo yenda ari amadossiers president n'umuntu afite akazi kenshi, ariko ntekereza ko ibi bintu ababizi. Kandi niyo scandal ni scandal iteye ubwoba ibaye mu gihugu, scandal iteye ubwoba ibaye mu gihugu. Ntekereza ko nta yindi dossier iremereye Libya yadiringa nayo nk'iyi ngiyi ntayo. So ntekereza ko rero ari ibintu His Excellency yamenye, ariko abaturage bakeneye kumenya ibintu byinshi kuri Kazungu, bakeneye kumenya Kazungu ese abundi se imibiri yose ntiraboneka, si barabonyene yishe niki Kazungu azagenda mu rukiko avuga ati ibyaha byose ndabyemera, ubushinjacyaha musabira ati Burundi avuga ati rwose nayo ndayemeye, kurumva nese Kazungu azaba agiye kugira urubanza rwe. Nibyo nababwiye ngo urubanza rwe ntabwo ruzamara iminota, ntabwo ruzamara igihe kirenze isa. Urubanza rwe ruzaba ari nese umuntu niba yemera atarushye urukiko n'ibyo ngibyo. Kazungu rero nge nkaba mbona ahubwo Kazungu icyo ntekereza niba Kazungu ari abantu bakibamba bamuryamyeho, niba ntawe mbishinjije, niba uko bivugwa ari byo, Kazungu nta nubwo azafungwa imageragere. Niba ibyo bivugwa ari byo, niba Kazungu hari abantu bamuryamyeho, duspose ari inzego zikomeye, niba simbizi ndi gusesengura bibaye koko ibintu bivugwa ari byo, Kazungu azagenda mu rubanza bamukatire burundu. Niba mukatira burundu bivuga ngo abantu bazahita bamwibagirwa, kuko niba umuntu afungiye burundu se none muzamumutekereza iki? Kazungu azagenda kubitemo iminsi ngahe, bahita bamukuramo, bahita bamuriza indege bamubwira ati fata amafaranga ya miliyari ujya kuba mu gihugu runaka, bamushakire visa bamubwira ati genda ube mu gihugu runaka, kugira ngo ntagire umuturage uzongera kukubonesha ijisho, kuko niba kubonesha ijisho bazakurya n'amenyo. Ntago twasobanura abaturage uburyo ki twakurekuye kandi warakoze skandal ingana kuriya. Niba rero ari umuntu ushyigikiwe n'inzego, niyo dossier nuko nguko niba bazadukinga ibikarito mu maso bavuga ngo Kazungu agiye kuburana, aburanira nemera ibyaha, bamukatire burundu. Icyo gihe nta kindi abaturage babikiri kubaza, bavuga ati umuntu ari guhanwa, ari gukora igihano, nta muntu uzaba uri kujya kumusoronga arebe ko ahari, nta muntu uzagira gute. Twebwe dutekereze ngo umuntu Kazungu ari mageragere, kumbi Kazungu yurijwe indege, Kazungu ari kurya amafaranga ye ku mazi ari Dubai, Kazungu ari kurya amafaranga ye ku mazi ari Sydney, Kazungu ari yibereye US, Kazungu yibereye mu bihugu by'Abarabu, Kazungu yibereye ku mazi ye sinzi ari kurya ikofi. Ndawe amafaranga niba Kazungu iriya dossier
ntabwo ari ibintu wakina gutyo gusa. Niba ari ibintu koko yakinnye ari abantu bari bamuri inyuma na amafaranga menshi, nawe wagwa kubura ati genda ubundi abantu ntibajya hanze kuba y'ubuzima bwabo bwose nta n'ikintu kibajyanye, umuntu akagenda akabayo. Ndetse Kazungu ufite dose kumubwira ati fata visa ugiye kuba muri iki gihugu, twagushakiye visa igihugu iki niki, fata n'amafaranga uragenda ushakiyeho n'akazi ukora ubuzima ubeho. Ibintu byoroshye. Ngewe nibyo myumva mu isesengura ryanjye, nibyo myumva nuko mbyumva niba koko ibivugwa ari byo. Nubwo ngewe ku bwanjye mbona ko nta nzego za leta zibiri inyuma, ahubwo Kazungu ashobora kuba afite abandi bantu ku giti cyabo bakoranaga izi operation. Ariko niba ibyo abantu bavuga mu busesenguzi mu bitekerezo bigira, hari abantu bo muri leta cyangwa se bakibamba babandi navuga ngo bavuga ari kumvikana, niyo dero yazaba. Kazungu azafungurwa, bazadukinga ikarito mu maso, bagende bamujyane, tuvuge ngo umuntu araburanye ahita yemera atarushya urukiko. Nibamara kumukatira tuvuge ngo umuntu ari gufungwa burundu, kumbi umuntu yamaze iminsi nk'ibiri muri kasho, muri mageragere cyangwa se nk'itatu, ahita yurizwa indege agire. Ikindi icyo gihe kugira ngo n'abantu bari muri gereza batazavuga ngo umuntu twa dufunganywe atariko ntago tukimubona, bazavuga ko Kazungu afungiye muri gereza wenyine, nkuko Victoire Ingabire nawe yamaze imyaka, nkuko abivuga yamaze imyaka muri kasho ya wenyine kandi ari Madrid. Kazungu nawe bazamfungira muri kasho, bazavuga ngo tumufungiye muri kasho ya wenyine. Abantu kugira ngo n'abari mu ndani bafunganywe bafungwa batavuga ngo ese umuntu abahe, bazajya bumva ko umuntu afungiye muri kasho ya wenyine, kumba umuntu ntaho hari, umuntu ibereye ku mazi ari kurya amafaranga kandi akomeze yikorere izo deal. Kuko ubu hari ba Kazungu benshi bari hariye. Nababwiye urugero rwa Kazungu wo muri Huye. Hari ba Kazungu benshi bakora deals nka ziriya zo kwica abantu mu buryo bw'ubugome. Gusa icyo nahamya neza nuko nemera ko nta muntu wo muri leta cyangwa se leta yagiramo akaboko muri biriya bintu. Kubera iki? Kubera impamvu eshatu ngiye kuvuga. Impamvu ya mbere ni ukubera ko leta, wasanga leta ntabwo yakora diro zo kuvuga ngo iragira abantu 12 ngo bigende biteze. Ari leta ishaka kugurisha kwica abantu bwabyo gusa, ntacyo leta byayimarira cyangwa se umuntu wo muri leta. Icyo ahubwo yabakoze kwabara kugira ngo agurishe iyo mibiri. Kireka mu nyumvisha igihe ngewe nari kubyumva neza nk'abantu bari gusesengura cyane cyane abarwanya ubutegetsi, yo mubwira ngo yenda mu bantu bapfuye harimo abarwanyaga, abavugaga yenda batavugaga neza leta, cyangwa se bagenda hari abantu batavuga neza leta yarandenganije, leta yanyambuye ubutaka, yenda yo muvuga ngo nabo bantu abenshi aho nari kubyumva. Ariko se nka Eric leta ramwica mu maziki imushaka hiki, ushobora guhita uvuga ati no kugira ngo bagurishe imibiri. Ese leta regamani tuyifata cyangwa se arabana bavuga ngo ni FPR rega niyo moteri ya leta, umuryango uyoboye igihugu, bivuga ngo niyo moteri ya leta. Yuvuze FPR mu yandi magambo nk'ubu ushatse kuvuga ngiye kubwanye, nk'ubu ushatse kuko nibo moteri. Bivuga ko FPR ifite amafaranga udashobora no gusimbuka. Ntabwo rero impyiko yanjye cyangwa yawe ari iribuze kujya gucuruza. Yenda buriya kurega leta ngo muri Kongo ku mabuye aho birumvikana, umuntu ashaka kubyumva kuko amabuye ni ikintu cya hatari. Ariko se impyiko duspose impyiko 24 z'abantu 12 leta izicuruza ngo bigende bite? Umuntu umwe nawe nta kibambo ba mu Rwanda, nta muntu hejuru y'amategeko. Niyo aba ari umuntu ari umupolisi w'inyenyeri 100, yaba ari umupolisi w'inyenyeri 100, duspose nkuko bavuga ngo niyo aba ari umupolisi w'inyenyeri 100 ntabwo yakora iriya deal ngo bamurebere gutyo azajya aca ku kibuga cy'indege yidegembye agira gute ngo nuko ari umupolisi. Hoya ikindi ari abantu bakomeye bakabaye, hari abantu rega bapfira, hari abantu bapfira kwa muganga benshi ari ukugurisha impyiko. Ashobora aho kugira ngo yice bariya ashobora gukina n'abaganga kavuga ati yenda umuntu mubona arembye muzajye muhita mumwica, impyiko ze ziba zikiri nzima, cyangwa se umuntu agipfa ako kanya impyiko buriya ikiri nzima muzikuremo muzire. None abantu bajya kureba imirambo yabo bakayibaha, kuko akenshi kuri iki gihe abantu benshi bajya kureba imirambo batwaye n'amaserikeye, hendo wakajya kwa muganga bakaguha umurambo barakuye mu izo mpyiko, ukagenda uhita ujya gukingura. Kureba gusa ko umuntu wawe ari uwawe se, ibyo by'impyiko urajya kubireba ukagenda ugashyingura. Niyo mpamvu ku ruhande rumwe ntekereza ko umuntu ushyiramo analize ya leta cyangwa y'umuntu ukomeye muri leta numva hari ukuntu bidasona neza. Ahubwo Kazungu ashobora kuba afite abandi bantu bakorana ndetse bo hanze y'igihugu.
aribo bakorana izo deal, cyangwa se Kazungu akaba yaricaga mu buryo bwo kwishimisha. Abasiriyo kirari n'uburyo babica mu buryo bwo kwishimisha, cyangwa se akaba ari ziriya mpamvu zose nababwiye, ubuzima bwari bwaramucanze, ibintu byose. Gusa uko nguko, iyo niyo analize yanjye y'uyu munsi. Nge nibaza ko Kazungu ibintu bye ari nacyo ntekereza ko kigiye yenda mu makuru mfite natohoje kuri analize nagendaga nkora, enda mbabwiye uko ari Madrid n'ibyo abantu bose bagenda bavugana na genda mvuga ku dusenaryo twagiye tuba, ariko ibintu bihari nuko mu makuru mashya nzabona nzayababwira, ariko ntekereza ko nzongera gukora ikiganiro kuri Kazungu yongeye kujya kuburana, ko icyo gihe nibwo tuzareba ese none hayaburanya ate, ese none yageze mu rukiko arabihakana, ese yageze mu rukiko none arabyemera, ese noneho umwuka uhari noneho kuri icyo gihe n'uwo. Reka mbifurize ibihe byiza. Uyu ni Chris Kame, iyi ni Kame TV Rwanda. Bashimira kuba mubana natwe ndetse mudahwema gukurikira ibiganiro byacu no kubistreaminga no kubisharinga ku bandi bantu, na comment muduha rwose tugeraho, kandi turabashima. Mbashimira kuba mwarashimye kuba mu muryango mugari. Rwose mbasaba kuzajya munshyikira muri karaga program rwose, babyeyi bavandimwe rwose basabye mbabazi rwose muri karaga program tukabanemo, ko kuzajya tuvuga ku makuru nyine muri kira kiganiro babwiye cyane mugoroba, rwose tukabanemo tukigire ikiganiro twumva mu makuru. Reka dukeneye na update, dukeneye na update no guhamagara abantu tukaganira tukagira gute. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze kubafasha aho muri, icyo gukora cyose uhirwe, icyo werekeje umurimo wose werekeje amaboko, Imana ihumugisha. Wowe uri hanze udahwema kutwandikira, udahwema kutuvugisha, udahwema kugira gute, rwose ndabashimiye, n'ukuri mbikuye ku mutima muri abantu banjye.